bombi bigeze urushako bombi bafite abana bombi bamaze imyaka irenga 10 none bihuje ninde biteye ikibazo bashaka bigende bashaka diyarebeho nta mugore bashakaga uriya yashatse se abeho nta mugabo ahubwo ibi byakabaye n'abanyamadini bakabaye babyigisha diyaro ndamuzi uzirwaga kubera ubwo buzima ntamubona hano muri ino nzu hano yo munsi y'inkunda amahoro saa 4 ari kuri kambuca urabyumva hari ibikomere kubera kwibana kuko ntabwo waba bavuye mu rugo unyweye icyayi madamu yagutekeye agacyayi mu saa 4 ubugeze kuri kambuca kare kavuyo niko abo baba banzi so niba mubyaranye kubera ko wishi uri muri business urabyumva niba gwaye miliyoni 5 ubwo nutera abagore 10 nda ni miliyoni 50 urazijyanye niwemere kwitwa papa nyine kuko wafashe amafaranga uwo mwana se genda gakeya hano dukanda ibibyimba umugore ntabwo yitaye ku mwana ahubwo wowe mugabo kuki wemera ayo masezerano. And I'm told now there is a new trend that has come in Kampala where men sign with women. I'm going to impregnate you, but you will never see me. And they pay a lot of money. So I was asking them, where do you think this child will find the father? And they are now facing the reality. That's why I asked the woman how much is too much. She could not answer it because she was like, afande bampa miliyoni 5 na empura zunya. Umwana yagara tata we na isimuraba. So the man paid the woman the money and said leave me alone. But now the child wants the father. But you can't. So I had to compare the woman in a corner, say, tell me who is the father. The father is so and so. After I had paid. Yeah, you know, that was love. But now the role and the reality have come in. So I had to call the man. Your concern. Yes. Your concern in this entire conversation is the money. 500 million. We agreed. Yes. I'm giving you the seed. And that's why I say money is not everything. Money should help the family to be happy. It is a tool of happiness. It is an answer. So we had to tell the man, for us, according to family and Child and Family Protection and Children's Act, says you are a father. And we shall prove that by DNA. Ariko nububwa. Abyumva? Nububwa kwakira amafaranga y'umugore ngo umutere inda. Uranyumva? Ntago ntukanye nububwa. Muraho, wabura umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza ngo ufite amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Kirabyumva gute abakiriya bawe bagiye baskana kano kantu bakabona menyi yawe ibyo ucuruza cyangwa se ibyo mufitemo? Cyangwa wasohokeye muri coffee shop, restaurant cyangwa hoteli ugasangamo ino QR code iteretse kuri table yawe, ugaskana ukoresheje telefone yawe niwe guhamagara serveri kandi command utanze ikabasha kujya aho igomba kujya kandi ukabona ina minota igomba kumara. Urumva natari siri murata. You have a new order. Ni mu masegonda make cyane mbere kwikiyakira komande zose z'ibyo umukiriya ashaka bidasabye ko umuseveri agenda mu gakayi yandika cyangwa ufata komande z'abantu benshi ndetse order yacu ikaza ifite details zose z'ibyo umukiriya yatanze, urugero nko kumenya ngo se ni kuri table ya kangahe cyangwa se izindi details zindi zigiye zitandukanye. Ako kanya komande yawe igera ku shefu agatangira kuyitegura kandi mu buryo bwihuse. Thank you. Fanirwa n'umuwaiter wawe akuzaniye komande kandi iminota mikeya. Ntuziyaze gukoresha Mero Quick ugatanga serivisi nziza kandi iboneye. Nawe ntucikwe n'ikoranabuhanga rya Mero. Nanjye namaze kuryibikaho. Nawe rero waryibikaho ushaka kugira ngo mukorane nabo wahamagara kuri nomero munsi ya screen yawe. Urabona ko nanjye nkagafaranga namaze kubyibikaho muri Murava Coffee.
karibu. nawe sirimuka ukoresha Mero Quick ni mu masegonda make cyane. Twe turi Mero. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu wambaye ishati nziza cyane. Mwari waramutse? Umeze ute? Yegereze ka microphone abantu ntibari kukumva. Baraza kunyumva. Nari mubaje ni umeze ute? Ndaho rwose. Igito. Kuva saa 4 twahavuye saa 12. Mbonye urambuye ngira ngo ugiye kunsogongeza. Ntabwo nsogongeza ntukavumbizo wengewe. Yego. Turi gusoza icyumweru uyu munsi ni kuwa gatanu. Ni icyumweru cyawe cyagenze neza? Ni bisanzwe ariko. Icyumweru se iminsi 7 n'ubuzima. Amasaha 28. Uziko n'umunsi urabyuka ukabona buru. Uziko n'umunsi umwe se ushobora? Oya, njyewe se baya. Kandi nkubwira ngo urabyuka ukabona burije. Uyu munsi utuzaniye iki kuri KOP? Reka mbanze nongere mpamagare abantu bari Bugesera. Muhiviri company kenkayori nziza cyane ifite ibikoresho byinshi. Hariya kuri kariyeri uvuga ngo abubaka Mayange, Nyamata, Ntarama niho mwagurira ibikoresho byiza kandi bifite ubuziranenge. Kwa Muhirwa Jonathan inimero y'ujye uyishyira hafi cyane. Ntabwo ari iyo mu cyapa ntabwo ihagije. Kwishyira muri screen. Yego rwose ntacyo. Ntago yabigaragara kuruta kuriya yo mu cyapa igaragara. Okay, ntacyo bayimenye basi ujye uyivuga. Okay, uwo n'umufatanya bikorwa mushyashya kandi impamvu mugarukaho cyane ntabwo ari nk'abandi bafatanya bikorwa twari dufite. Ukurikije ibyo akora abandi twari dusanganwe niba nini cyane ariko umuntu ufite agakenkayori agashop ariko akavuga ati wabuze umuranga yeze mwanyina. Ni initiative nziza, ni ikimenyetso cy'uko abanyarwanda akakwegera akanyegera, ni ikimenyetso cy'uko abanyarwanda bamaze kumenya uko business zikorwa naho wabinyuza. Yego. Naramukunze cyane rwose nta birenze kuba yarabitekereje ati kenkayori ni ngombwa ko ivugwa kuri KOP. Abandi bose urabona babandi bamazu ya Maranyundo urabona ko ari abafatanya bikorwa bakomeye. Inzu 60 ntabwo ari umuretse wese. Yuvuze Vista Kigali umuntu ugira akabari kameze kuri gafite nawe n'umufatanya bikorwa ukomeye cyane. Bararemereye bariya. Nubwo cyagiye wambwiye ngo ari kunyumva ariko ngasanga ntiyigeze anyumva. Na mwihorera. Nta nubwo ari we nashaka kuvugaho. Ndimo kwereka ko abandi bafatanya bikorwa bafite premium se yo kutayivugaho. Kandi ari wowe uri kundogoya. Ni wowe uri kundogoya. Ntabwo natangiye kwamamaza. Ubundi kuvuga kuri kenkayori. Kenkayori ni iduka, ni nk'iduka ryo muri quartier kandi ni nka alimentation, ni nka farumasi. Ni business nto yugereranije. Ariko ubu umuntu nk'uwo agatekereza ngo reka ncishe kuri KOP abantu bamenye. Ariko ugasanga ibihoteli birumbaraye rimwe na rimwe n'amabanki si yose. Babyumva babantu bacuruza babandi bafite business irenze miliyari 5 ntibavuga bazi ko byikora. Ariko iyo wabivuze bitewe naho wabivugiye birazamuka. Nkongera nkashima Mero abajene. Yego. Wenda reka njye ku bajene burya premium na Mero n'abajene kabisa. Nabo bazi ko wabuze umuranga yaheze mwanya bakaza bakatwegera. Donc ni ibintu byo gushimwa. Nta kintu utakwamamaza. Buriya n'umumotari aje hano akavuga ati inimero yanjye niyi parika hana mu mwaka umwe yabaguze izindi moto 2. Motari sogera parika. Nta muntu motari agira parika. Ntabyo yaruzi. Parikingi za moto nazuzi. Motari ahora yirukanga. Oya. Uko mbivuze bifatwe gutyo. Okay. So nta muntu utakwamamaza rero. Nta muntu udakeneye kwibye umuntu wicara akavuga ngo bizikora. Uwavuze ngo ntibyikora agashaka akagira aho abinyuza nko kuri KOP. Business iriku. Amavuriro.
n'ibindi icyo waba ukora cyose kucyamamaza bituma hari igihinduka. Hari n'abantu nk'ubu kera nyamamaza amakaro umuntu yarambwiraga ati ndi hanze ngiye ko mpa nimero nohereze y'umufundi akagenda akabafashe nka dina yose y'amakaro. So ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo bizikora bizabonwa n'uhari n'uhaciye. Ariko umuntu uri muri Canada ufite chantier mu Rwanda aramamagara ati duhuze na Premium. Hari n'undi no mu kanya nahoze mvugana no muri Qatar. So nuvuga ngo iyo uvuze rero iyo utabyamamaje rero bibonwa n'uhaciye gusa. Mu gihe yo byamamaje n'uri kuri avuga ati nyamara mu Rwanda hari ahantu nzi Kenkayori ni Muhiviri company kuri kariyeri abyumva akabwira umufundi we uri mwogo uri ririma uri Maranyundo uri Mayange uri kuruhuha ati genda kuri kariyeri urebe Muhiviri company ufate ibikoresho umpe code mbyishyure wabyumvise. Iyo utabamaje bakwishyura wishyurwa n'uhageze. Mu gihe wamamaje n'uri kure yakubera umukiriya cyane. So ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kugira. Abantu bafite amahoteli ari kugenda azamuka kuri Muhazi aho bose bakagombye kutugana, abari Gisenyi abari Musanze burya nta kintu na kimwe utakwamamaza. Abazi ubwenge rero abareba kure bahita bamenya ko kuri kopi icyahanyuze mbese ni nko kwigererayo kudutuma ni nko kwigererayo. Urakoze cyane. Hanyuma ni mujyana arimo nkubwira ko ejo niriwe ku rukiko i Rusororo ni wambazaga iby'icyumweru niwo munsi nabonye kuva nanabaho ni nawo munsi unyokipye cyane kunyokipa ariko ntacyo ndi gukora pratiquement. Nubwo nagiye mbona hari abo twagiye duhura kubera kuhatinda tanto nkazimbuka ngiye gufata nk'agakawu nkahura n'umuntu, hari abo twabonanye nabo bazavamo bafatanya bikorwa ko twamaze kuvugana. Ariko byampaye isomo. Uribuka ko mbere umunsi ubanziriza ejo hari kuwa kane kuwa kabiri nawundi nagiye mu rubanza rwa Bosco ariho handi nabonye akana kari karyamye mu ntebe. Naje kumenya amakuru ko ngo bari abana iyo bagejeje imyaka 3 batangiye ishuri hari abashobora kuba bakwigira muri gereza cyangwa bakajya bakoherezwa mu miryango hanze bakajya kwiga. Ariko urumva ajya hanze avuye muri gereza akajya kwitabwaho n'umuntu utaramureze imyaka ya mbere gereza. Kuva gereza uhita ujya mu ishuri nabyo si ibintu byoroshye, ni ibintu biba bigomba donc ni ukuvuga ngo tubivuga kugira ngo abantu babe bareba uriya mwana haraziriki nese buriya babona amata simbizi bashobora kugira regime spéciale ariko arakina nandese abandi bana gereza se habamo abana se barafungwa abahe bana hari abo washyizeyo ntawe wabonye se nyine hanyuma uwo akina nande nibyo nkubwira akina nande Bifashe kuri iyo ngingo ugaseka bikomeye vraiment kubona umwana umuziranenge ngo kubera ibyaha by'ababyeyi be ibyaha bya nyina ajya kuba muri gereza. Hari ibipfa mu bagore 600 ushobora gusanga bafite abana ari 3 abo se abo ni bakira se nabwo wenda badafungiye hamwe kuko bafunga mu byiciro. Gahibaze abona abantu bambaye imyenda imwe bigomba gusubirwamo. Karado mu Rwanda Shyaka Evariste abana bafungiye muri gereza turashaka gahunda ifatika. Icyo ni kimwe. Urumva icyo navanye ubwo ibyo nibyo nabonye ku cyagiye kuwa kabiri. Ejo ibyo nabonye rero abantu bacu baravunika cyane. Nabonye umucamanza wari ufite gahunda yo guca imanza 23 ku munsi. Imanza 23. Noneho nk'ibyo bidahagije umushinjacyaha w'izo 23 niwe agombaga no kuza mu Rwanda. Yinjira Saibaza ati nyabareka muvuge nimutinde muvuke bikeya yarananiwe cyane. Wowe wagezweho bananiwe 20 oya umucamanza we ntacyo yari yakoze. Ariko byanzu nyumve neza. Umushinjacyaha twari dufite yaravuye muri izo 23 ariko umucamanza wo muri izo 23 ntabwo ari we waje wacu. Bibe clair. Yewe none ukibaza ubushize ngira mu mwaka ushize twavugaga
bavugaga ko umucamanza aca imanza 49 mu wayene mu kwezi. Tukoze mu wayene yo ku munsi dusanga ni imanza 2 n'igice kuko bakora iminsi 20. Sibyo? Mu minsi 20 agaca imanza 49. Ubwo mu wayene ni 2 n'igice. Ariko ejo byo narabyiboneye aca 20 na. Kandi ko kubyo tubaze 49 ni mu wayene yizaciye ku mwaka kandi habamo amakonji, habamo kuruhuka, nuvuga ngo iyo yakoze nta ujya munsi y'eshanu. Abananiwe cyane kumetiriza amadosi 5 byonyine. Uwo nguwo ejo 23 kuva saa 3 kugera saa 9. Yarananiwe pe. So nubwo nyine iyo utajya mu nkiko hari byo utamenya pe. Nuko ni nko kutajya no kwa muganga atamenya wenda ngo abarwayi n'abarwaza bameze bate, ariko pratikuma ku rukiko haba akazi. Narumiwe pe, navuze numvise mbagirimo. Hanyuma rero mu kugenda urumva niba naragiye Rusororo kuwa 2 nejo kuwa 4 ugasubirayo, yego no kuwa 3 w'igishize nagiyeyo, hari ibindi ngenda mbona. Road Mayor Sam vraiment ikitwa amazi mu mujyi wawe wapi? Abana, abasore, abanyeshuri ubu muri vacances ni ukuvoma. Guhera hano gahunda ni ukuvoma. Guhera hano ku Cyamitsingi nagiye mbara. Amajerekani ku igare. Ngeze 12 abari kuvoma muri rigore. Amazi anyenya aturuka mu butaka. Ubwo ni ayandi yo muri bya bipangu no muri bya bifose boutique agenda cengera mu butaka agahinguka muri rigore. Guhera kuri 12 urenze hargira kaminuza yitwaga ngo iki? Ntago nyubuka, sinibuka neza ukuntu yitwa ira kaminuza yitwa. Ntago nyibuka. Kuri 12 urenze kwa aho bita ku mugabo bita Gisida. Ukagera kuri iyo kaminuza ukagera ahantu hari station hari n'umusaraba wa Papa. Yego ndareba. Ubwo watangiye kugenda ubona abantu amajerekani nka 200 ari kuvoma amazi ari kunyenya muri rigore. Ukava ukagera kwa Haji ukabona abari kuvoma kuri Nayikondo. Urenze kwa Haji ugeze 15 urongera ugatangira kubona abavoma muri rigore. Hino ya station, kuri station, ku Murindi nyirizina, aho hose n'ubu meya yagiye yagenda akabibona. Amajerekani kandi menshi. Wagera Rusororo abajya gushyingura ubwo ndabigarukaho. Iyo abajya gushyingura itereye amaso ugarura amaso ikabuga. Ureba za payeri naho ku rukiko mu kabande. Abavoma, abameseramo, aboza ibyombo, abogeramo n'amatungo. Nibaza ese niba ari nabwo buryo buhari. Byananirana kuvuga ngo dukora kabumbiro umudugudu kavuti rero abamesa ahangaha abavoma hano kuko urumva niba umuntu ari kuvoma banamesa ni umwanda cyane. Ariko umuyobozi kuba yavuga ati nubwo amazi ari makeya ahangaha naho kuvomera aha naho kumesera wapi umuhungu umwe wantwaye ejo bundi mva Rusororo ngenda mbimwereka aravuga ati ariko nguratangazwa n'iki kwira ubundi ubaheye tibi nibije urabona bigutangaje ati ngewe ntuyirusheshe ijerekani y'amazi ni 1500 ati umugore wiwanjye yigeze kujya kumesa akeneye kumesa yishyura 8,000 ntashye ndavuga nese uru rugo ko rukorerwa na moto madamu ko ntacyo ukora nanjye akazi ko ari moto nkabanda verisi 8 niba 8 ari amazi gusa kawungiriye. Umugore ati none nayikubigenza ne ko imyenda yari imaze kuba myinshi y'abana. Umugabo afata umwanzuro asoza akazi saa 2 urabyumva yagera mu rugo agashyiraho amajerekani akaza kuvoma hano 19 avuye Rusheshe. Urumva Rusheshe urahumva Rusheshe ni hafi Bugesera ni nakagera gacamo gusa akagaruka kuvoma ni Rusheshe. Urabona handi twagiye gutaramira dutamira kwa Bodwe Rusheshe n'undi musozi ukurikiraho ngaho fata umuntu wagiye uva Rusheshe akaza kuvoma he hano 19 kuri Nayikondo. Ibyo mbivuze abantu
Nayikondo ihenda bingana iki ku buryo umurenge utayibonera buri kagari kagabaye kageranya na Nayikondo. Ubwo tufate ko ibya wasake bashuti banjye byo byakomeje kwanga cyangwa babirimo. Ariko se aho kugira abaturage bavoma amazi bameseramo bagira bate mabi Nayikondo isaba amafaranga ngahe ku buryo buri kagari katayigira. Abo ngabo bikabuga no kamera umuyobozi akacaho akareba bya byose abayobozi se bo ntibajya gushyingura akikomereza. uzajya agera rusoro wese ajya areba mu ibanga rya gutya abamesa aboza ibyombo amatungo aboga nabogeramo no kamera oya hari ibintu ubona ukabona ko ari uburangare. Ibisubizo birahari oya bimbabaza se kingewe iwanjye ko amazi atajya burase. Niyo mpamvu bahari byananiye kuva muri quartier. Imyaka 10 maze nta na rimwe ndavoma hanze y'urugo. Niyabuze amara amasaha 2 baragira ngo ndiyemeye ariko nanjye niyo mpamvu natsimbaraye. So niba bishoboka nuvuga ngo alternative zo kunganira wasake ntabwo ari kujya kuvoma muri rigore. Umuyobozi yabibonye ko ayo mazi ari ikibazo. Nayikondo bije ya Nayikondo niyo wabwira abaturage ati buri muntu atanga 5 tuzane Nayikondo. Nayikondo batayizi n'icya kindi bapompa fara kandi azamuka ari meza. Hasi harimo imicanga na za gravier biyayungurura. Ariko nukumva ngo Masaka umuntu arava rushesha akaza kuva 19. Nayikondo niki igura ngahe? Zira niba zaraje ari imfashanyo ari ukubwira abaturage bagafatanya, ari ugufata amafaranga y'ubudehe, ari ukubwira gukora muri bije y'umurenge. Ibyo bintu byose birashoboka. Ikibazo ni ukutabitekereza ugacaho uvundereza no kutabiho umwanya byitemo. Nuvuga ngo icyo gice ubwo ndavuga abo ku muhanda kugira ngo impamvu bivuze nukugira ngo nuca uriya muhanda wese kuva ku mushumba mwiza ugenda ugikabuga ibyo uwo buserve urebe mu kaboko k'iburyo urebe ibyo bibazo ese nta gisubizo cyaboneka. Nuvuga ngo dufite abantu b'ibyiciro bitatu cyangwa 4. Dufite abantu bafite amazi adakunda kubura. Dufite abafite abegereye ibishanga bajya kuva mu gishanga. Dufite abafite amafaranga yo kugura ku igare 1000 cyangwa na 500 birashoboka 1000 cyangwa 5 cyangwa 2. Tukagira abandi bafite ubushobozi bwo kuba batumiza ikamyo ikabazanira bagasuka mu bigega. None n'abandi bajya mu bishanga. Uwo motari w'irusheshe avuze ati ngiye nuko mfite moto. Abandi banyarusheshe bajya hehe mu Kagera. Hari ibindi bisubizo niba wasake imbaraga za wasake aho zigeza ari aha tubona. Ariko hakaba n'indi ma initiative kunganira wasake ibi gahunda zo kunganira wasake kugira abantu babona amazi mazima iteye. Hanyuma seda umuyobozi abaye hari niba hari umuntu ushobora kuba yatumiza ikamyo ntabwo umudugudu ntabwo abaturage bashobora kwishyira hamwe nabo bakazana ikamyo yabo. Noneho ikamyo yahagera buri muntu akazana ijerekani ikamyo yagiye kuzana amazi mazima. Ni ikibazo cya organisation gusa. Good. Icyo si kimwe. Icyo ni kimwe. Ya nageze kuri Rusororo ubona ko amaso yanjye abaye nkahonga. Nuko nahise mbona ko hari igihe nshobora kuzajyayo mu minsi ya vuba. Keopi yabuze umuntu w'Imena. Ndamwita Imena kubera ko n'umuntu wakoraga akazi k'ubunyamategeko. We n'umudamu we bose n'abakeopi. Nkaho ibyo bidahagije. Barabinyibwiriye. Kandi umudamu we yigeze no kumpa akazi. Ejo rero ngeze ku rukiko mura n'undi mwavoka damu mwiza cyane tuganira nawe n'umukeopi turaganira turavugana none mubaza kuri bagenzi be abo ngabo iyo couple. Hambwa ati abo ngabo mbajije ati umwe ararwaye ararembye muri CHK umugabo. Ndababara ndamubwira ngo nzabasura. Mu gitondo nibutse nandikira umugore ndavuga ngo ejo nageze ku rukiko mpamenyera ko mushuti wanjye arwaye. Umubwire yihangane. Ahita nyandikira ati yarayapfuye. Jesus. Niyo courage yo kwandika ubwo nari ntangiye gupanga uko nzajya kumusura. Ariko nyine ubwo yagiye nyine
yagiye mu Topitini twahombye turi mu ndumva nari nsoreje zana ingingo mwari warusoreje aho ngaho urumva aho ngaho aho gusoreza koko ayo yari nk'amatangazo niko hano abanyarwanda urwego bagezeho hano mfite ibaruwa nubwo itagaragara neza ni ibaruwa yandikiwe inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yandikwa n'umuturage wa Bugesera yakiriwe mu nteko ishinga amategeko ku itariki 18 z'ukwa munani uwo muturage nitubona umwanya tuzamwakira tuzamureba ariko ikigaragara nuko abaturage bamaze kujijuka umuntu abona ikintu kitagenda neza nawe agashaka solution yego ni umuturage ashobora kuva Bugesera akajya kukimihurura ku nteko avuga ati ibintu birabangamye ari n'ibindi yajyaga nyandikira mbere yambwiraga ati kuki tutahuza uburezi ko twese turi abanyarwanda harimo biba bigoye aha rero yanditse ibintu bitatu ariko ndavuga bibiri bitatu nibyo bisa naho bikora ku muryango icya mbere bya bindi mpora mvuga abadepite babibonye imbwa yahiye ku murizo iti burakeye bahabone nimunabikarasa sansu bite nge ndabivuze yavuye yarabimbwira amamesage ati mvuye gutanga umushinga mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite batora itegeko bashyireho ibintu runaka icya mbere abantu basezerana ivangamutungo uwo mutungo bavanze uhari umunsi wo gusezerana bawerekane akongera ati kandi ako kanya bahita bajya kongeresha amazina bahita bakora UPI iriho amazina ya couple umva maze imyaka irenga nk'itanu mvuga ngo wowe gitifu usezeranya abantu bakemera ivangamutungo bavanze iki bari kuko batakikwereka kandi ubizi neza ko nibajya muri gatanya bazagabana cyane nuvuga ngo inventaire y'ibyo bagabana imenyekana muri gatanya kandi yakaba imenyekana umunsi wo gusezerana muvanze iki yego urumva rero uyu mugabo yateye intambwe abwira abadepite ati abantu bavanga bajye berekana ibyo bavanze hanyuma n'abasezerana ivangamutungo muhahano berekane bazi ibyo bari basangana abivangura mutungo bo urumva nyene buri wese abari kazitunga ntago biri clair amakimbirane aza mu kugabana imitungo mu gihe cya gatanya ibyo kuvuga ngo bimwe babyanditse kuri kanaka ibyo kuvuga ngo uyu mutungo uribuka wa mugabo twasuye avuga ati ngewe nari nawanditse kuri ngewe nyine ibyo byose byakabaye bikorwa ya minsi twasabye abantu bagomba kujya kwiga ku murenge na ya questionnaire na propoje bagomba ibisubizo bagomba kujya batanga hakabayemo na phase yo kuvuga ngo ubundi mutunzi iki bikandikwa none isezerano rikaza rivuga ngo hasezeranye runaka na runaka bavanze basezeranye regime matrimonial imeze gutya bavanze iki bavanguye iki ubundi bahita bakubaza ngo ukora iki n'uyakora iki fini gukora se ni umutungo ibyo bahita bakubaza mbaye se ndumujura cyangwa umupfubuzi nabyo kabivuga no gukora ntabwo ari finalité ibyo bavanga ni ibivamo nyine nibyo bavuga izina ry'icyo ukora ntabwo kigaragaza icyo ukuramo kandi ibyo muvanga ni ibivamo ni ibiva mu kazi babyumva cyane irindi rero ikindi ya propoje niba ntaribagirwa na iki kiwe bana ambwiye ngo ikira ndanga kubisoma kubera ko ari dutoya ariko mu kanya twarimo tuvugana ndaza kukibuka yego nubundi nanjye nendaga nanjye kujya ku muryango uyu munsi ndashaka ko tuganira ku muryango ariko reka duhere hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi icya gatatu ibijyanye n'amadini icya gatatu amaso yanjye arahunyeza nubwo ndora ibirori ariko nzareba ni ibirori ariko nzareba ibirori byanyu icya gatatu
ni ikijyanye n'amadini habeho reglementation avuga ko abantu bagiye gusezerana buri dini rigira ayo rica abagiye gusezerana abati ibi bintu rero byahindutse nk'ubucuruzi hamwe ngo arabaca 100 n'abaca 200 urumva ngiye byaje ntakiri mu murongo ndibuka giye sezerana ayo nishyuye na yakorari ibihumbi 10 ku gihe cyacu none ubu ngo umuntu ajya gusezerana akamuca 200 bigahinduka nk'ubucuruzi kandi idini rishyirwaho ngo rihe service abakristo ibyo nabyo yabisabye inteko aragira tereka ndiyo niyo amaso yanjye kubijyanye n'amadini n'amatorero nasabaga ko service yo gusezeranya abagiye gushinga urugo itangwa n'amadini n'amatorero yavugururwa ikaba ubuntu aho ubu yabaye inzira y'ubucuruzi iki nacyo rero urumva iki kintu kirakomeye cyane cyangwa se bashyiraho tarifu ntarengwa niba ari 5 bibe 5 hose ariko uragenda paseri runaka aca 500 padiri runaka aca 5 gutise iyi ngingo irakomeye iri no ishobora kuba nimwe mu bice intege abasore gushaka kubera amafaranga yo guha paseri cya padiri uribuka ko muri ya mibare tuvuga kuri za gatanya ziyongera ishingirwa rigabanuka cyane 2025 bavuga imibare ivuga ko 2024 hashinzwe ingo izaciye mu mategeko 52,000 na 2025 biba 50,000 gusa babyumva bivuze ngo mu byaba bica intege nayo mafaranga yabamo si byose cyane none kanze nkusomere utundi tubare ariko ukomeze igitekerezo cyawe hanyuma ukiri kubashinga ingo n'abazisenya ejo twabonye umusaza rwose washinze urugo n'umwana mwiza w'umukobwa ariko abantu ntibago babyumvise kimwe sinzi niba bavuze gwiki munagize nte yashinze urugo umusaza yashinze urugo n'umwana mutoya cyane ariko abantu ntibabyumvise kimwe bavuga bati muto cyane wingahe bavuga bati uyu mukobwa ariko biwica ku ruhande ni bantu ki imyaka ningahe kuko wowe wita umwana ngiye siko unasubona uriya mukobwa ngana n'uriya musaza wese ntabyo nzi nibiki uri kuvuga uriya mukinnyi wa filime witwa Diaro ejo yakoze ubukwe rwose umurenge akorana n'undi mukobwa rwose abantu ariko ntibabyumvise kimwe nkari nkuwa abantu bameze bate abantu ari bo kibazo oya nta kibazo ni ikibazo kibi cyane ari nk'uwitwa Teta ahubwo nuko nawe ufatanya nawe ari nk'uwitwa Teta kuri X we yagize ati ariko mureke mbabazi ni iki gishobora gutuma umukobwa ukiri muto nk'uyu ashakana n'umusaza nk'uyu yamenye ibye uwo ni ufataho reference se uriya mukobwa ukiri muto afite 18 yishwe ntayo arayirengeje none ikindi ni iki ariko ikibazo ni umusaza ukuze oya ntago ibyo bintu babifashe macuri kandi hano ntago tuvuga macuri icya kabiri reference z'abantu bisinzirije uzazigabanya cyane cyane kuri KOP icya gatatu mu nkuru bavuga kuri ya mugore nawe yigeze umugabo yego yari amaze imyaka 10 uretse gatoya none yego umuntu niba yarigeze umugabo yamushatse afite 21 yego turi kumwe yego niba barabaye igihe gitoya n'imyaka 5 yego ubwo yamubuza afite 16 yego none bakavuga ko ubu yari amaze 14 atabana n'umugabo ubwo si 40 umuntu wa 40 umwita umwana gute kuri isura ye igaragara nk'umwana wowe rero nabo ngabo mupima ubuto mukoresheje amasura urabyumva yego ndakumenyesha kuri ya muntu adafite munsi ya 40 umwita umwana none yarigeze umugabo akaba amaze 15 abuze umugabo ongeraho iyo bamaranye ongeraho iyo bashakanye afite umwita umwana si ukwisinziriza no kwisinziriza hanyuma rero Diaro nawe ngo nawe yaramaze hafi nk'iyo
babyumva yego byari kuba inkuru numva byari kuba inkuru iyo Diaro ashaka umwana urangije segonderi utarigeze n'umugabo aho niho baba bahendanye umwe bafite atangiranye umwenda w'igitego ariko bariya ni kimwe bashobora kuba bose bigeze irindi sezerano yego wara yego ubyita ikibazo gute abantu babiri babuze umwe yabuze umugore undi abura umugabo barihuje kuki bundatanga impundu kuri KOP ni impundu byari kuba inkuru yajya rubuka mushuti wanjye ntago nigeze mbivuga ntago nigeze mbitinda kuko ari inshuti yanjye hari umugabo w'inshuti yanjye wigisha muri kaminuza wafite hejuru ya 60 ariko yashatse umukobwa rwose ungana na uri munsi yabe 23 itaregeje n'itanu nanze kubigira inkuru kuba uwo mugabo ari inshuti ari mushuti wawe hari undi utari mushuti wanjye ise wa mushuti wanjye sinamukubwiye yego sinamukubwiye wa undi wo kuri waramumbwiye wa undi watumye ntega moto ngenda ho amasaha 2 nawe yifotoranyije n'umukobwa uri muto kubi ibyo nibyo bishobora kuba inkuru ariko nabwo ntago wabitindaho amategeko y'u Rwanda reba ko bujuje imyaka ariko kuri case ya Diaro uwabigize ikibazo niwe kibazo bombi bigeze urushako bombi bafite abana bombi bamaze imyaka irenga 10 none bihuje ninde biteye ikibazo bashaka bigende bashaka Diaro abeho nta mugore bashakaga uriya yashatse se abeho nta mugabo ahubwo ibi byakabaye n'abanyamadini bakabaye babyigisha wenda icyo batakora ni ukubwira umugore wapfakaye ngo ashake umusore ni ukubwira umugabo wapfakaye ngo ashake inkumi ariko kubwira abantu babiri madamu umaze imyaka 5 nta mugabo monsieur umaze imyaka 10 nta mugore biti ntacyo mwumva mu hagati yanyu guhuza abo bantu wazabona nijoro ku muryango ni ikintu gikomeye Diaro ndamuzi yirwaga kubera ubwo buzima ntamubona hano muri ino nzu hano iyo munsi y'inkunda amahoro saa 4 ari kuri Kambuca urabyumva hari ibikomere kubera kwibana kuko ntabwo waba bavuye mu rugo unyweye icyayi madamu yagutekeye agacyayi ngo saa 4 ugeze kuri Kambuca uriya yari afite n'umudamu wamuteraga stress cyane niyo mpamvu umudamu we baba wa mbere yari yaramuzonze nyine naziriya mbi wasanga ari zubwo buzima none kweri abantu bihuje abana ikigaragara abana babo bose barakuze babo bashakanye ubwo bari segonderi kuba bahura bakabyara umwana umwe cyangwa babiri ahubwo habuze umuntu uzana iyo promotion yo guhuza abapfakazi b'abagabo n'abapfakazi b'abagore bakongera bakihuza agashyuye ku rugo uzikurara mu buriri bwa wenyine imyaka 10 igashira none bari yaranje nta ruhare tubizemo iyo ngingo nyine nari nyizanye nuko nabonaga hari abantu benshi bagiye babiteraho amakomanteri aba bose nagiye mubwira aba bose nakubwiye yego nyine ariko bantu ki nyine bameze bate nyine bo babayeho bate ubushe tango naguhaye urugero rw'umwana wataye ishuri mu wa 3 none ku munsi w'amanota agategera abari CZM akategera ku muhanda ngo bamwereke birote akajya avuga ngo dore igiswa kwako kukiri igiswa shaho kandi we abandi biguri he kandi we cyaramunani abo bo bageze kuki ushaka gusanga muri abo harimo abatinye gushaka sibyo yego ariko bagakomantinga kuwabashije kurushinga uko rwaba ruri kose rwabaye urugo igisigaye ni ukurushakira ni ukuruha ni ukururekeza n'amagambo mazima kuraje iyo utangiye kubwira uriya mugore ngo ashatse igisaza Diaro ntabwo ari umusaza ariko buriya niziriya mvi zamugize kuriya yaparama nkurikije nta busaza bwe kandi n'uriya mugore yigeze umugabo bakeneye inkunga zacu z'ibitekerezo kugira ngo bubake abo bari gutanga commentaire ega imihanda burya n'abantu ushobora gusanga abo ngabo ari abo byananiye ari abataha saa 9 bava mu tubari none Diaro abonye umubuza kunywa Kambuca ya saa 4 z'amanywa kuki turakwishimira ibyo bintu abo bantu ujye umpa imyirondoro yabo wasanga ari babandi bataye ishuri wa undi warangije toronkome akahita ajya kunyonga uri kubaza ngo
nguriya wa kaminuza kucya akora session ngo rega nigiswa kuva na kera kandi we yagarukiye tronko wowe uruwuye wowe uruwuye uri kuruhe rwego rwo kumenya ngo kuba umuntu yihuje n'undi n'inzira byaciyemo biratanga iki muri societe none se buriya uzi ko buriya bari abantu babiri iriya couple bura ni indaye ebyiri dukuye ku muhanda nicyo twakabaye twishimira cyane sibyo je ko wishima uko biba bindenze ngo ni indaya ni indaye ebyiri zivuye ku muhanda none se muri myaka oya wisika none se muri myaka sabantu se indaya se ubifitiye gihamya aho da sabantu se n'abana muri bariya se ninde wamara imyaka 15 gutyo yifashe we wayimara kubw'impamvu nayimara ngo iye mpamvu iyo ariyo yose wowe wamara imyaka 15 uryama wenyine umubiri wawe utabuja wabikora hano kuri kepu ngo tujya tubeshya hano tuvuga ibintu biri reyeri mwari ibintu uri kumbaza birakomeye rekera aho ngaho reka dukomeze dutange ingero none none indaye ebyiri zivuye ku muhanda kuki abantu batishima ngo bavuga haleluya simvuze ko babaga ku muhanda ariko bakeneraga cyane hari ibyo bakeneraga hari serivisi bakeneraga simvuze ko bakayigura cyangwa bakayishaka ku buntu mu nzira zose ariko bayikeneraga none ubu reka okay buriya ni nk'umuzunguzayi ufunguye butike abyumvise yego uri kwa wa murundi kazi twigeze kuvugaho umwe avugaga baturongore baraturya bubyizi aba donc bavuye muri ba Nyakabyizi babaye perimana ni umuzunguzayi ufunguye butike kuki tutishimira ibintu nk'ibyo none se mwari ibi ngibi hari abagiye babihuza nuko abagabo bashobora kuba barabuze ariko uretse gato hano ni kuri KOP twemeranyije kuri uriya mugore atari umwana ibyo njyewe nabyemeye gakomeza statement yawe yego ngo babihuje nuko abagabo babuze bashobora kuba barabuze abagabo ari bake ku buryo abagore basigaye bagura abagabo kugira ngo babatere inda kandi bagakorana amasezerano ibya Dior tubivuyeho kandi bagakorana amasezerano avuga ati uyu mwana unteye nta burenganzira na bumwe umufiteho Imana tugira iwacu mu Rwanda nta bihari iyo nkuru ni y'Ibugande ntibizambuka Akanyaru na Gatuna ntibizambuke Gatuna cyangwa Kagitumba cyangwa Cyanika so ariko birashoboka gusa harimo amasomo 2 cyangwa 3 kuri kesi y'Ibugande uko afande wa polisi abisobanura hajya ninde muhumuza cyangwa mudacumura sinibuka afite izina ry'ikinyarwanda mucunguzi ko bisobanura donc Ibugande ni ibintu bamaze gutangira kubona ko hari abana batazi base kubera ko base barishyuwe ngo batere inda amasezerano nyine niba mwabivuganye nuko nyine nanjye hari umuntu wigeze kubimbwira umukobwa wari inshuti yanjye twakoranaga ambabarire igihe yabimbwiye ni kera nyaka irenze 10 turavuga yambwiraga ko hari umwana wo mu Kibosi hakurya y'iwanjye ngo washakaga wamubwiye ngo amutera inda namara kubyara umwana mutware hanze ubwo yabwiraga nyina serenverse ntabwo ari by'inki by'Ibugande umuhungu yari umukobwa ukuzemo utarabona umugabo noneho ateretana n'uwo muhungu wo mu Gikire umuhungu wo mu Gikire amubwira ati ningutera inda umwana akivuka uzamumpa mujyane muri Amerika kandi ntuzigera uza muri Amerika kumureba ubwo n'umugore bari kubwira byo nta mafaranga yari arimo umugore abimbwira avuga ko yabyanze ati ngiye ntwita amezi 9 unce ku mwana wanjye ngo nuko muri abakire kugeza n'ubu ndabyumva ariko
iby'Ibugande umugore wakabonye wagafasha agafaranga avuga ati ndashaka icyororo kuri kanaka. So iyo wemeye kwishyurwa mu masezerano ibyo ni ngombwa. Yego ariko rero icyo cyororo ushaka oya uri kwihuta cyane uri kwihuta kandi navuze bwa harimo amasomo 3 ntango turayarangiza. Bigumane icya mbere ubwo umuhungu abonye amafaranga umugore icyo yashakaga ni kimuha umwana. Yego sibyo? Yego ariko bombi ntibatekereje kuri wa mwana. Icyo nicyo wa mwana azabaza ngo papa ninde. Ni kw'Ibugande byagenze ira kesi n'abana bakura batagira base urabyumva yego bafite ba nyina gusa. Ni ikibazo rero ntabwo bagitekereza. Umugore arashaka umwana ariko ntari gutekereza uwo mwana azabaza ngo data ninde. So kwikunda cyane bitwaye iki? Si uburenganzira we niba afite amafaranga si bwa bwatsi muhora muvuga se. Erega ubwo bwatsi urega ashatse yakwishyura akanakudiha. baba ndibajya za ntuza se bajya muri Aziya sinumva ngo bakorerwa n'ibirenze ibyo bakabishyura. Umuntu ufite amafaranga se n'icyo atakora. Hanyuma uwo mwana wawe se uri kwica amarangamutima ye ngo nuko ufite ubwatsi. Bivuga nta munyarwanda wakora ibyo. Oya uwo mugore nyine uwo mugore cyari hakurya ntabwo nigisha Abagande. Ntabwo nigisha Abagande please. Nibigera hano uzambaze. Ahubwo reka mbuza abanyarwandakazi kudakora iryo kosa. Urabyumva? Umunyarwandakazi uzabana yakandagiye ifaranga uzashake uzahitemo umusore ushaka sibyo? Umugira umugabo ni mwamarana umwaka umwe mwamarana 2 ni mubyarana umwana agira uburenganzira bwo kumenya se nubwo se yaba ari umukene aho yaba ari hose yaba muri gereza yaba umunamba yaba umunyonzi genda wereke umwana ngo dore papa wawe. Umunsi nawe azakabona agafaranga abenye ati muzehe papa. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Nibigera mu Rwanda abagore ntibazakore gutyo. Bazishyure nta kibazo. Bishyura babatera inda ariko kumubwira ngo ntuzabona umwana icyo baba banga bari Abagande. Ibugande buryo uburenganzira bwaje mbere bw'abagore. Banga akavuyo. Urabyumva? Ndagukurikiye. Banga akavuyo k'abagabo buri kanya umwana wanjye rimwe na rimwe akajya no kwitereka ku mihanda hava ngo nabyaranye na kanaka. Ibyo ni by'abayanga. So yakwishyuye ukabirengaho ajyana ya kontra mu rukiko. Ejo bundi aha hari umudamu wakoraga ngo muri Croix Rouge wo muri Pakistan. Umugabo yamusabaga niba ari indeze w'umunyarwanda. Kare kavuyo niko abo baba banzi. So niba mubyaranye kwera ko wishi uri muri business. Urabyumva? Niba gwaye miliyoni 5 ubwo nutera abagore 10 nda ni miliyoni 50 urazijyanye. So ntiwemere kwitwa papa nyine kuko wafashe amafaranga. Uwo mwana se genda gakeya hano dukanda ibibyimba. Umugore ntabwo yitaye ku mwana ahubwo wowe mugabo kuki wemera ayo masezerano mubwira uti basi mpa make ariko nzagira uburenganzira ku mwana wanjye. Akubwira ati noneho ngo haye uburenganzira uzajya umureba rimwe mu mwaka. Havuga pana kavuyo uteza icyugazi ku mashuri nje kureba umwana wanjye utaramu gaburiye. Si waherutse inda? Yego. Si waherutse inda? Hari amata yawazi? Yishwe. Hari pampa wamwambitse? Yishwe. Hari gardien wamujyanyemo? Yishwe. Gabanya. Bajye bakugendera. Nyina nazajya bishaka umwana yakumbuye se azajya mushyira mu modoka baze gusura papa. Ariko nibigera mu Rwanda ibyo ndabivuga Ibugande. Nibigera mu Rwanda abagabo bazihesha agaciro. Usi waburi icyubundi. Uri imfizi se? Buryo ngira ngo mu matungo ntago bibaho. Nta mfizi imenya yavutse kuyo yagiye kuko baradayitiza barakayikodesha. Wowe mugabo wo mu Rwanda nihagira ugusaba iyo service uzamubwira uti nakwemera ukampa amafaranga make ariko nkagira uburenganzira bwo kureba umwana wanjye. Umunsi wo akavuka nkemererwa kuza ku bitaro igihe cyo kumwita izina nkabigiramo uruhare. Babyumva? Bukavugana ama etape ariko nanone umugore wagafashe wifitiye amafaranga ye ntago bashaka bena ku kavuyo k'abagabo. Abagabo burya tugira desordre cyane. Kucyo kita kavuyo se? Nta kavuyo. Nese nikitwiki. Yagashakaga hiki se? No, muretse nkubwire. Banza yerega tujye tugenda muri detail. Ibisobanuro nibyo bikonta cyane. Niba umugore aba mu nzu ye
yiyubakiye yego nta n'umufuka w'isima washyizeho urumva ndabyumva ntiwigeze umutereta niwe uje kukwiteretera nkaho ibyo bidahagije aguhaye amafaranga urayafata none buri munsi urakomanga ku gipangu uraza ubaza umuzamu ndi papa kanaka namubona se sakavuye ko ngako icyo gipangu ari n'ingufuri wakiguriye none n'uwo mwana uri kubaririza warishyuwe ngo abeho ibisigaye ni negociation tujye twumvikana urakomanga buri kanya ku cyumweru bagiye gusenga uraje ugiye ku ishuri ry'umwana ndi papa kanaka ugiye ako nakavuye ariko birasa naho ushyigikiye abo bagore bakora ibyo ngibyo b'Ibugande akagabo kose bazishyura kakayakira kazagabanya akavuyo niwemera kwishyurwa zibukira umwana uranyumva ndakumva ntabwo ari cyeso yo kubashyigikira ahubwo ndagaya abo bagabo kuki wemera intanga kuba zihere ubuntu kuki uzigurisha wayimuteye ku buntu afazari nagusaba inda wimwishyuza anga amafaranga umuhinda ugira uburenganzira ku mwana ariko niba bakwishyuye toka hanyuma umugore wese niyanga kuyimutera ku buntu uzabyihorere ajye gushaka abandi ajye muri Sudani cyangwa agende hari naho bazivanga Nairobi ugende bakakwereka ati hano ducuruza intanga bakakwereka ngo izi ni za kanaka bakakwereka umuntu uko ateye ugahitamo izo ushaka ukabyarana n'ubutazi kuko udashaka ko umwana azamenya se jya gusaba intanga z'ubutazi ariko umuntu wamubonye cyazo ariko nta muntu wakaba yakira amafaranga yo kujya batera inda mutakundanye so numva ngo no ku mugabo tuvanye mu burenganzira bw'umwana no ku mugabo ni ishema ryo kubona umwana ukwita papa urabyumva so yitere ku buntu uzagira uburenganzira ku mwana ariko nibishyurwa zibukira urabyumva ngiye byo ndi kubyumva pe urumva ahubwo icyo ntari kumva na n'ubu kugeza aka kanya uwo mwana azapfa urwo nyina yamugeneye nyina yemerera mu mafaranga ntago yemerera mu mwuka nakubwiye ko umufuka ushuka umubiri bikagambanira umwuka urabyumva imitekerereze y'abanyamafaranga irenze iba yamaze kurenga wa mwuka uko watekerezaga ibyo byo gutekereza uburenganzira bw'umwana ni iby'umuntu ukiri mu mwuka ariko umugore amafaranga yamurenze gushaka umugabo yabivuyemo ni umwuka ubundi kujya atashaka atavuga ati mwino tubane urabyumva ari ku rwego rwo kutakwihangana ako kavuyo kandi umwana aramushaka so umwana wavutse muri ubwo buryo nyina yamaze kumubangamira yamugize imfubyi akiriho kandi se ahari so icyaba cyiza nibiza mu Rwanda kwishyura bizavemo kugira ngo tubungabunge uburenganzira bw'umwana n'ababitekereza kuko ndabizi hari abafite muri gahunda ndi gutekereza barabona ko Ibugande babasize bakabikora no payment nta n'umugabo wakaba yagurisha intangazi so niba wazigurishije rero wibaza umwana wibaza icyavuyemo sibyo wabaye ikimasa cyatiwe ikimasa cyatiwe ntabwo cyakorewe mwinyana yavutse ziba ariko nububwa abyumva nububwa kwakira amafaranga y'umugore ngo umutere inda uranyumva ntabwo ntukanye nububwa mushaka izindi nzira urumva ni wa mwuka ni wa mufuka ufasha umubiri kugambanira umwuka ntabwo mukiri abantu hofete mwabaye imfizi umugore ushaka umwana yabaye nk'inyana yarinze bajya kuyitirira ifizi barayishyura macirangiriraho niba hariya byarakunze twizere ko abantu bitazahagera yego hanyuma rero mu magambo makeya dusoza ari ku bategaga iminsi bateraga komanteri kuri Diaro ndetse no kuri iyi ngingo dusorejeho
mu magambo makeya gira isomo n'inama utanga duhite twisoreza ikiganiro. Isomo n'inama navuga ngo nta mugabo ugurisha intanga. Duhereye ku bagabo. Nta mugabo ugurisha intanga. Nugurisha niwishyurwa ngo utere inda ntuzabaza umwana. Ariko nawe mugore uwo mugore ni hahandi nakubwiye nyine kubera amafaranga yavuye mu mwuka yabaye igihindu gembe yabaye nk'iki yabaye mekanike. Ngo tubyarana n'umugabo mutabana utazakura kuza utazita izina umwana ntabwo ukiri umuntu. Umwana uzamureresha amafaranga ntabwo ashobora kuba se w'umuntu keretse kuba wazagera ugahimba undi se nawe mukabivugana. Ubwo uzashaka umuntu mwishyure uti reka nkwishyure ujye uvuga kuri papa w'umwana wanjye. Ibyo nabyo birashoboka kuko niba ari iby'amafaranga no. Ariko ibya diaro nta kidasanzwe. Ngiye nabishimiye kuba abantu bamaze imyaka ingana kuriya baranihanganye nguvuga ngo ahubwo societe ibababarira ibyo baba barangije muri bwa buzima. Ariko ngiye nabikunze cyane by the way. Nabikunze pe. Bafashe rero wishyikira abari kubipima. Buriya diaro ni umushiti wa madamu cyane. Njewe nabikunze kuba yateye intambwe. No n'abandi vevage ubupfakazi ntabwo akabaye urenze imyaka 5. Nibwo ababa barasigaranye ibikomere ariko nyuma y'5 cyangwa se par rapport yaho abana bageze. Nka musaza mushuti wacu umwe bavuze ngo yorora imbwa. Si imyaka amaze. Nawe yakaba yagira ejo yarampamagaye nawe nzabimubwira. Abana bamaze kuba bakuru. Abantu icyo bita resilience ejo ubudaheranwa. Uburyo wakundanaga n'uwo mwabanye mbere akaguta cyangwa agapfa byiguherana ngo wumve ko nta wundi wajya muri uwo mwanya. Sibyo? Yego. Ni nkuko waba uri umujene iwanyu barwana cyangwa kwa mukuru wawe urugo ari rubi bikaguherana ukazinukwa gushaka. Oya. Shaka ufata ingamba. Twaza ugende ubijyemo uzoga magazi par rapport y'umuhengeri uri mu mazi witinya uruzi ngo habamo umuhengeri witinya uruzi ngo habamo ingona. Hari abamaze kurwambuka iko zitabariye nawe genda uzoga uzikwebe witinya uzahabwa impundu utabarutse. None niba uruzi hari ugeze kurwoga karwambuka niba hari ukirimo hagati ingona itaramuri yego nawe twaza. Yes twaza nibyo tuba tugomba gushima. Rega tutabivuze twaziro turuva niba buri mwaka agiye kujya hagabanukaho 2500 mu bubaka ingo. Twaziro turuva nta muryango dufite cyane rwose. Cyangwa se tukiro turuva dufite ababikora mu byizi. Dufite abo bagore bishyura babatera inda bakavuga ngo ntuzagera aha. Dufite abaziterwa nabo bazi ariko bakagenda. Dufite abana bakurira muri ambiance itari ya papa na mama. Niyo mpamvu dufite ababyeyi dufite abagabo barera abana dufite abagore barera abana bonyine nta bapapa. Ibyo twaba twiteze ikindi kintu nyuma y'imyaka 15 tukazabura abana. Yego. Umuryango se wazubakwa nani? Inyigisho nk'izi zatangwa nani? Niyo mpamvu kabagambe yakubwiye ngo nugukomeza tukajya tubivuga mpaka cyane rwose. Cyane uwo bisharirira azageraho bimuryohere cyane. Ariko niyo ntago kandi buryo umuti yadukanga umuti urasharira ariko ukavura ntago bazadukanga tuzababwira. Reka ngushimire n'abapasiteri bajye badufasha ariko bahindure n'imyigishirize. Nicyo kibazo. Ariko amadini hari abantu benshi yagiye agoreka noneho kubera muri societe babazi nguriya ngo numurokore ngo asengera hangaha bakagira ngo ibyo akora nibyo bizima. Kumbe yize nabi aradefanda ibipfuye. Birasaba ko dufatikanya. Yego. Erega natwe nubwo tutajya mu nsengero natwe turabavuga butumwa cyane. Ubutumwa ndi bwiza cyane. Uzi message mba ndi kwakira abashima. Ubutumwa bwiza cyane. Nabonye ko Kabagambe yari yafashijwe se. Sinagiye mu mwuka. Cyane. Ayinya. Niri nitorero.
Okay, asante yego sana. ndagushimiye cyane rero ariko ntaragushimira reka manze nkubwire ko Premium Construction Group ari abaenjeniyeri beza cyane b'abahanga. Iyo ushaka kubakirwa inzu nziza kandi ikomeye ugana Premium Construction Group. Bakorera hano i Remera mu marembo ya REB, bafite n'ishami i Rusizi rishobora gusavinga Karongi ndetse na Nyamasheke, rwose bakagukorera ibintu byiza cyane. Ikibanza cyawe baraza bakagipima bakareba cyajyaho inzu ufite tone zingahe, ibyo byose bakabigukorera. Nk'ibyo bidahagije, iyo ufite amafaranga urabegera bakajya bakakubakira ukajya ubahereza make make bitewe naho igikorwa kigeze. Urumva ko ni abantu beza cyane. Muhamagare kuri 0784 42 cyangwa 0785 85 yego muri Vista Kigali naho rero na ahantu heza, na ahantu hanini, na ahantu hagutse, na ahantu bafite amasari manini aberamo inama n'ibindi birori bigiye bitandukanye, bakagira ibyumba byiza byo kuryamamo. Ni icyumba gifite uruganiriro, ni icyumba gifite ubushobozi bwo kwakira imihango yo gutwikurura umugeni. Urumva ko ni icyumba Kigali kikagira n'urubaraza, bakagira igikoni cyiza cyane giteka neza, bakagira akajaride keza uba wicayemo uri kumva amahumbezi hariya mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Bakagira muco mubizi neza rwose, ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Mugeyo muri Vista Kigali babakire neza. Mubahamagaye kuri 0785 40 yego hanikayo akavideo kaba kabanje imbere ndetse promotion na mero ariko nk'aho ibyo bidahagije muri Kenkayeri nayo kari imbere, nk'aho ibyo bidahagije muri Hanika, umwana wawe yahize segonderi atahana provisoire, yaharangiriza kaminuza agatahana perimi. Noneho ikintu cya danje kirimo nuko umwana uhize segonderi yahize kaminuza agabanyirizwa 50%. Mwababyeyi mwe rero nimujyana abana banyu, uretse nayo mafaranga babagabanyirizaho batanga n'ubumenyi cyane, batanga n'ubumenyi rwose. Ntimwumve ngo nuko babagabanyirije ngo mugire ngo ntacyo baba. Oya, bagabanyirije baba bahize segonderi, ariko nabo bafite impamvu, kubera ko abarimu umwana wahize segonderi yagiye muri kaminuza ntabwo avuna abarimu kuko bamenyeranye cyane, kandi wabonye ko benshi mu barimu bahari ari naho bize cyane. Ni mu rugo ubahugumye mu rugo, niyo bavuga ko abagiriza ntabwo bavuna. Ntabwo ari kimwe kuvuga ngo uvuye ngo muri groupe scolaire Ceceka ukaza kuri Hanika uje muri kaminuza bakazabaza kugukuramo ibyo muri Ceceka bagushyira mu byo muri ukabatwara umwanya. Ariko Hanika iyo wahize segonderi ukajya kaminuza uri umwana wabo, uri umwana wacu dayeri. Nanjye sinikura nawe urimo yako. Mwari reka ngushimire cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Ni ikiganiro kirimo n'amasomo rwose, abantu bacyumve kandi bagikundishe n'abandi. Ibiganiro byacu hano kuri KOP byo nakagaruka. Asante.